Nshuti bakunzi b'iyicano Umukiza Gospel, ndabasuhuje cyane. Ndabifuriza umwaka mushya tugiye kwinjiramo wa 2026. Uwo mwaka nukuri uzabo kwishima, uzabe uw'amahirwe, uzabo gutera imbere, kandi hahandi waheze uyu mwaka uzaharenge mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikwishimire. Rero nagira ngo muri aka kanya twongere tuganire n'abakunzi b'iyicano ibagezaho ijambo ry'Imana. Haleluya. Kristo Yesu ashimwe. Ese dore uyu mwaka urangiye, dufite abasubscribers 25. Rero aba basubscribers baracyari bakeya. Bishaka kuvuga ngo ubu butumwa bwiza bw'amahoro bwumvwa no mubare mukeya. Ndetse aba viewers cyangwa se abantu babasha kudukurikirana batureba, iyo dufunguye video usanga batarenze, donc nta video nimwe turafungura ngo tuyishyire public hanyuma igire nabura abantu barenga 100. nta nimwe ndagira. Nuko rero mwene data, wowe ujye ukurikirana buno butumwa ukumva buragufashije, fasha. Nukuri ndagusaba ubufasha, umfashe gusharinga, haba mu nshuti zawe, haba inshuti zawe ziri hano mu Rwanda cyangwa se ziri hanze. Hanyuma nukuri usharinge nabo buno butumwa bubagereho, kandi subscribe turazikeneye. Imana iguha umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo cyari icyambere, ko dukeneye subscribers. Aba subscribers turabakeneye rwose, kugira ngo nabura buno butumwa bujye bugera ku bantu, mbese umubare w'abantu bisumbuyeho, kuko umubare w'abantu 25 turacyari bakeya. Ariko ntago nacika intege, kuko nabo 25 nabo n'Uwiteka wabazanye. Imana iguha umugisha. Icya kabiri, nagira ngo tuganire hanyuma twungurane ibitekerezo kuri iyi content mbagezaho ijambo ry'Imana. Hanyuma iryo jambo ry'Imana rikabahugurira kuza kuri Yesu ndetse no kubaha Imana. Ese uburyo ntangamo buno butumwa buba bubanogeye? Niba se butabanogeye, murumva nakosora iki? Niki nakongeramo? Nagira ngo rero ungira inama, umpe igitekerezo, kandi icyo gitekerezo kizansubizamo imbaraga. Imana iguha umugisha. Wowe uragenda ujye muri comment, hanyuma nujya muri comment wandikemo igitekerezo, nanjye nukuri Imana izashyigikira kubw'igitekerezo umpaye. Imana iguha umugisha. Natinze rero, reka twe kurangiza uyu mwaka mushya, twe kurangiza uyu mwaka wa 2025 tudasomye ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana rikwinjiza muri uriya mwaka wa 2026, kandi iri jambo rizagusubizamo imbaraga. Iri jambo nugera mu bibazo, iri jambo uzaryibuke risubiza imbaraga mu bugingo bwawe. Iri jambo uzarigenderemo, ntuzagira ubwoba. Imana iguha umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50, turasoma umurongo wa 7. Reka dusome, haranditse ngo, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha mwene data. Haleluya. Iri jambo riratubwiye ngo
ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Uyu mwaka wa 2026 Imana izagutabare. Haleluya. Birashoboka yuko umaze igihe utegereje ubutabazi, ariko kubera yuko wari utarumva rino jambo, haleluya, ubutabazi ni ukuri mukwaturiyeho mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wa 2026 uzaba umwaka wawe w'ubutabazi. Birashoboka yuko hari icyo wavuganye n'Imana. Uyu mwaka wa 2026 Imana izagusohoreza icyiza mu buzima bwawe. Haleluya. Ijambo riravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Mu maso hanjye harakomera, hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Hano harimo gukorwa n'isoni, harimo gutabarwa, harimo Imana n'Imana. Haleluya. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Uyu muntu wavugaga no magambo nta kindi yari yishingikirijeho gusa, yari yishingikirije ku mwami Imana. Haleluya. Iyo ufite umwami Imana ukamwishingikirizaho, haleluya, ugira kwizera, hanyuma uko kwizera kugatuma ubona ko Imana ariyo yonyine ifite ubuzima bwawe, ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Birashoboka ko hari ibintu byagiye biguhigira, ibindi bikagutega ibico, ariko n'uyu munsi uracyariho. Imana iguha umugisha mwene data, ntugire ubwoba. Umwami Imana azagutabara muri uyu mwaka wa 2026. Ibyo wabuze, ibyo wakennye, ibyo waburiye ibisubizo, umwami Imana azakubera igisubizo. Haleluya. Birashoboka yuko wagerageje ukagerageza muri business yawe, ukagerageza bikanga, ariko umwami Imana araje muri uyu mwaka wa 2026, araje abigenze neza. Humura, ishingikirize ku mwami Imana, nkuko Yesaya nawe yishingikirijeho akavuga abwirijwe n'Umwuka Wera ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Nukuri noneho yakwibuka umwami Imana, imbaraga afite, ubushobozi afite. Haleluya. Hanyuma akavuga ati ntabwo nzamwara rwose, ibigambiriye kunkoza isoni nukuri nibishaka byigireyo, ntabwo nzakorwa n'isoni, kuko umwami Imana yanjye izantabara. Haleluya. Mwene data, reka ngusabire umugisha. Haleluya. Uyu mwaka wa 2026 Imana izakurengere, Imana izagutabare, Imana izakubere ubutabazi. Haleluya. Nkuko uyu muhanuzi yavuze ngo kuko umwami Imana azantabara, Uwiteka azagutabare, Uwiteka azakurengere, Uwiteka azakurwanirire, Uwiteka azakuneshereze, Uwiteka azagutsindishirize. Birashoboka yuko hari ibigirwa biguhiga, imyuka mibi ikaguhiga, ariko uyu mwaka wa 2026 Uwiteka azakuneshereze, azakurwanirire, azakubite hasi ibyishyira hejuru kurwanya Imana muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka azakubera ingabo igukingira. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka Imana twagiye tumubona atubera ingabo idukingira, twagiye tumubona abanzi baduhagurukiye, ariko Uwiteka akatubera umukiza. Haleluya. Uwiteka Imana azakubera ingabo, Uwiteka Imana azakugeza aho utakwigeza, Uwiteka Imana azakwicaze aho utakwiyicaza, azagukure ku cyavu, akwicazanye n'abakomeye, akwicazanye n'ibikomangoma. Haleluya. Imana iguha umugisha. Mwene data rero, wowe wumvise rino jambo ukaba wifuza kwishingikiriza ku mwami Imana, haleluya, zamura ikiganza cyawe dufatanye gusenga. Haleluya. Uwiteka Imana, habwa icyubahiro. Turagushimiye yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugushimiye uyu muntu urangije uyu mwaka wa 2025, ariko kandi akaba agiye kwinjira muri 2026
ashaka kukwishingikirizaho. Uwiteka we, ndakwinginze umurengere, umuhe agakiza kawe, amaraso yawe Kristo amubeho. Ni ukuri mwami wanjye, haleluya, uhereye ubu ngubu mwami, ni ukuri umuhindura umwana wawe. Uri mwiza nyakubahwa Imana, murengere umurwaneho. Uyu mwaka uzamurengere, uzamutabare. Muri umwaka wa 2026 uzamutabare, uzamurengere, uzamurwaneho. Ibimurushya ni ukuri uzabicishe ku ruhande, uzamucira inzira igororotse, kandi uzamwiteho, umuhaza agakiza kawe, uzamuzuza umwuka wera. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti rero mwene data, wumvaga buno butumwa, reka nongere nkubwire ukande subscribe, ndetse iki kiganiro wanagisangiza n'abandi bantu, kandi ni ukuri wagukoreye umugisha. Imana ibane nawe kandi kurinde mu izina rya Yesu Kristo, amen.